Nongeye kubaha ikaze kuri ya YouTube channel yanyu Peace Valens Official. Uyu munsi tugiye kuganira kuri Dogiteri Nsabi. Ese Dogiteri Nsabi ni iki mutamuziho? Dogiteri Nsabi ikintu cyatumye agura inzu idasanzwe mu mujyi wa Kigali ihanywe n'agaciro ka miliyoni 50. Ese ayo mafaranga Dogiteri Nsabi ayakuye kari mushyashya muri comedy? Cyane cyane ko Dogiteri Nsabi nta kandi kazagira usibye muri cinema cyangwa se muri entertainment muri rusange. Uyu ni wa musore wanyu official Peace ukomeje kugenda ubagezaho amakuru umunsi ku wundi. Nimucikwe. Ahagana ku itariki 14 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2019 nibwo Dogiteri Nsabi yatangiye gukina comedy cyangwa se yagize igitekerezo cyo kuba yakina comedy. Ubwo yari aherereye iwabo Musanze nibwo yashutinze video ya mbere akoresheje phone yiwe arimo aravuga ari gukora short videos zaze mugenda mwumva ngalo n'izindi nyinshi yagendaga akora. Uyu mwita Dogiteri Nsabi. Dogiteri Nsabi yakoze videos nyinshi kugeza igihe abantu benshi cyane abo Musanze wabo batangiye kumenya Dogiteri Nsabi. Tugaruke imbere gato mbere yuko Dogiteri Nsabi yinjira muri comedy. Dogiteri Nsabi yahoze yiga muri section ya MCB, kumvaga ko nagira kaminuza aziga ubuganga ndetse akaba doctor ukomeye cyane. Ariko ntago byigeze ziza kumuhira kuko yaratsinzwe ntiyarangiza amashuri we, yagarukiye mu mwaka wa gatandatu yigaga MCB. Ko yakoranye inzozi zo kuzaba doctor. Yumva ibintu bimurangiye kuko ategeze amahirwe yo kuba yajya kwiga kaminuza. Nibwo yatekereje ko yajya gukina comedy ndetse akaba yaba umukomediyani. Ariko Dogiteri Nsabi sibyo ngo kuba yakundaga kuba doctor, ngo yigeze no gukunda kuba umusirikare ku buryo yashatse kujya no mu gisirikare, ariko nibyaza gukunda. Ubwo bafatwaga abandi we ntiyigeze afatwa, yarasigaye niko kugira igitekerezo cyo gutangira gukina comedy. Mu mwaka wa 2019 nibwo Dogiteri Nsabi yatangiye gukina comedy, ubwo Nyagiso yari akimenyekana hamwe n'abapatino n'indi team yiwe. Mbere yuko Nyagiso ajya kuri Afrimax, ibyo ngibyo byo murasanzwe mubizi. Dogiteri Nsabi yakomeje gutyo ariko ntiyigeze amenyekana cyane, yamenywe n'inshuti ziwe ndetse n'abandi bantu bake kugeza mu mwaka wa 2020. Yakomeje gukora adacitse intege, ariko nta na channel ayagiraga, yakoraga ubu short videos yishira kuri Instagram ndetse na Facebook, ariko ibyo ngibyo ngo ntihagira ikintu bimubyara ndetse ntihagira naho bimubigeza. Mu mwaka wa 2020 gwera mu kwa gatandatu ntabwo yigeze yongera gukina comedy, yarabihagaritse. Umaze kubihagarika Dogiteri Nsabi ashaka imirimo y'amaboko akora, akajya ajyana na papa ye kubaka, kubera ko papa ye ngo nawe ni umwubatsi ukomeye cyane mu Musanze. Akagenda agakorana na papa we agataha. Mu mwaka wa 2021 Dogiteri Nsabi yagize igitekerezo cyo kongera gukina comedy. Agitangira gukina comedy nibwo yabonye akazi ku Irebero TV, iyo bica no Musanzwe muyizi, aho akina ari kumwe na Bijiyo bija ndetse n'indi team y'abanyamusanze benshi cyane. Aho niho Dogiteri Nsabi yongeye gusubira muri comedy. Noneho uwamuhamagariye cyangwa se manager wa Irebero TV niwe yagize igitekerezo cyo kuyahamagara Dogiteri Nsabi kuko yabonaga ari umwana afite talent. Nibwo yatangiye kumuhamagara ndetse n'abandi bantu, aribwo yahuraga na bija iyo bija batangiye gukora ku Irebero TV. Dogiteri Nsabi yatangiye kumenyekana gake gake ariko bitari cyane, ari nabwo yahoraga na Kiramani. Kugira ngo aho na Kiramani byagenze gute? Kiramani ngo yaricaye ari kureba videos zisinzi ngo yaguye kuri za shoti za Nsabi ndetse kuri Instagram, bituma ajya gushaka video za Nsabi kuri YouTube, abonaho mu video imwe bakinnye ku Irebero TV. Kiramani yumva agize igitekerezo cyo kuzakora na Boro hamwe na Dogiteri Nsabi, niko kumuhamagara ngo telefone yanga gucamo, arangije amwandikira kuri Instagram ngo mani ngo bimeze bite. Dogiteri Nsabi abonye ari Kiramani kuko yaramuzi nk'umustar. Ubwo ari mu mwaka wa 2022 uri kurangira niho nageze. Dogiteri Nsabi abona Kiramani, abona ni umustar nyine musanzwe uzwi muri cinema. Dogiteri Nsabi asubiza Kiramani ati ni fresh man. Kiramani yamubwiye ngo mfite igitekerezo cyo twakorana videos imwe tukajya ko hari ikintu cyabyara ndetse nge nawe tukajya ko hari ikintu byatumarira ndetse no mu gutezanya imbere hagati yanjye nawe ndetse na team yanjye. Dogiteri Nsabi yabyumvishije nk'ibintu byiza ko yarazi ko Kiramani ari umustar ndetse yarazi ko byamugira akamaro cyane, akava kuba buri bamuzi ku Irebero TV agatangira kumenyekana no kubafana ba Kiramani. Niko Dogiteri Nsabi yerekeye mu mujyi wa Kigali avuye i Musanze. Dogiteri Nsabi rero yavuye i Kigali yerekera i Musanze, bihita bikubitana n'umwaka wa 2022 bigeze mu kwa 9 nibwo batangiye korana na Kiramani videos ya mbere. Iyo video yitabiriwe n'abantu benshi ndetse irebwa n'abantu benshi bitewe n'imvugo ya Dogiteri Nsabi cyangwa se
umukino wiwe n'uburyo akoramo, uburyo yabaga yambaye ingofero, amarineti, ikote ridafite ikintu cy'imbere, karuvati ndetse n'igikoboyi, umukandara umeze nk'iy'abashumba, yambaye n'ikibodaboda. uyu nguyu niwe Dogiteri Nsabi abantu bamenye bahita batangira kumukunda. Video zisobanura bakoranye ni video ya mbere bita ngo kwiyenza, murahizi Kiramani yagendaga akubita abantu mu muhanda. Nihangane hanyuma akabazo gato, Kiramani yagendaga akubitamo abantu ku muhanda. Niyo video ya mbere bakoranye. Biza guhurana na Mitsutsu nawe ikubitaho talent yari afite ndetse no kwishimirwa n'abanyarwanda. Hiyongeraho Dogiteri Nsabi, hajyaho Kiramani ndetse na Aisha, hajyaho Nyambo, bikubitanyije talent z'abantu bose bari bafite. Ibintu bitaba ubuki, Kiramani Empire ihita ikura gutyo, abantu benshi barayimenya barayiyoboka kurusha izindi comedy bari basanzwe muzi. Ukurikije ibyo ubona ko Kiramani cyangwa se Dogiteri Nsabi cyangwa se Kiramani Empire muri rusange ndetse n'abakozi bayo na timu zayo, ubona ko irebwa kurusha izindi zabanje cyane, yaba Patino, abanyagiso, barishisi, ubona ko barimo baragenda basubira inyuma gake gake, ariko nabo twizeye ko bizagaruka. Ariko ukurikije n'aba Dogiteri Nsabi, ubona ko aribwo ibintu birimo biragenda biba ubuki. Aho ngaho rero reka twumve ukuntu Dogiteri Nsabi yinjira amafaranga kugira ngo abe yagura inzu ya miliyoni 50 mu mujyi wa Kigali ndetse ahagana Igisozi. Dogiteri Nsabi yatangiye gukina comedy kumenyekana mu mwaka 2022 nk'uko nabikubwiye neza, nibwo yatangiye gukora amafaranga. Akigera i Kigali yagiye abona amakampani menshi agenda akorana nayo, ndetse aza no kwisanga no gukina inkinamico bitewe n'indimi ziwe, muramuzi ko agenda agira mu nkinamico nyinshi hamwe na Seburikoko. Ari na filime bagiye gusohora ari kumwe n'abamenya ndetse na Papa Sava, urumva ko ari filime izaba itwika kandi iryoshye kurusha izindi zose waba warigeze ureba. Dogiteri Nsabi rero mu mwaka 2022 bavuga ko yinjije amafaranga asaga na miliyoni 10 kuri n'uyu yari agitangiye, ariko mu mwaka 2023 yavuze ko yahembwa cyangwa se yarebye kuri konti yiwe y'ukuntu yagiye yinjiza amafaranga, asanga afite amafaranga ahwanye na miliyoni 80 mu mwaka 2023. Urumva ko kuva yatangiye sinema no kwinjira muri showbiz amaze kwinjiza amafaranga na miliyoni 90, uko ayo yakoresheje arya yambara. Urumva ko miliyoni 50 aho zaba zaravuye, uri kumva ni muri sinema cyangwa se muri showbiz, inkinamico no mu bindi bikorwa agenda akora byinshi cyane. Ngayo ngo uko niko bimeze, umva ko ari ibintu bya danger. Yakomeza kugenda ashimira abanyarwanda, hamwe nawe uri kunyumva avuga ko kuba baramufashije cyangwa se ageze kuri biriya rimwe mu mwabiteye, kugenda mukurikirana video ze mukazikunda, mukazisharinga, mukazitwikira, nibyo byatumye amenyekana ndetse bituma agera kuri iyo tsinzi no kubona amafaranga. Avuga ko nta gucika intege mu gihe ukiriho, cyane cyane ndabwira abasore aho bari gushyiramo imbaraga mugakora kugira ngo ibintu bikomeze kugenda biba uburyo kurushaho. Nanjye nkubwira ngo nuko nguko bimeze, mugiye kure ku rugendo rwa Dogiteri Nsabi. Imana ikomeze kugenda ikomera umugisha. Ciao ciao.